Hello, muraho neza nanone nizere ko mumeze neza cyane. Muri kubona zino nyama ukuntu zisa neza, ni nyama zitetse neza kandi umva ndabahamiriza ko ziryoshye cyane. Mwebwe muze gukurikira video yose muri uburyo naziteguye. Ndizera ko namwe muzazitegura kandi muzaryoherwa kubera ko zino nyama ziba ziryoshye cyane iyo ziteguye mu buryo ngiye kubereka. Ahangaha dufite inyama z'inka zingana n'inusu cyangwa se amagarama 500. Niza zindi zitariho amagufa. Ntago ari itegeko ngo ukoreshe izi ngizi z'iroti zitariho amagufa, ushobora no gukoresha n'iziriho amagufa nta kibazo. Izi nyama rero twabona ukuntu zimeze, nazironze nazitunganyije, hanyuma kuzishyira muri kano gasorori nuko ngiye kubanza kuzishyiraho umunyu, noneho nindangiza nshyiriho n'akandi karungo gato kamwe ka black pepper. Hanyuma rero ahangaha ikintu ngiye kongeramo ni agafarini gake. Ngiye kuvanga uno munyu mvange n'aka black pepper, hanyuma noneho mfate n'ifu y'ifarini gakeya, muri kubona ni ibiyiko 2, noneho nabyo mvange. Uburyo ngiye guteka zino nyama nyine biba byiza iyo ukoresheje agafarini gutya, kugira ngo inyama uziza ubona wagira ngo ni nk'aga stick, kwa kundi nyine stick bayitegura uba wumva ariko ziryoshye kimwe. Niyo mpamvu ahangaha iyo ufite agafarini ushyiramo, noneho warangiza ugatushyira amavuta ku ipanu cyangwa se wenda mu isafuriya, noneho ugatangira kuziteka. Ahangaha iyo ubona zifite umubyimba munini urazigabanya, urongera ugakatamo. Muri kubona ukuntu zimeze, zisa n'ukuntu ari tureture, zifite aka epeseri gatoya. Nawe wabikora gutya noneho kugira ngo inyama zawe zishye vuba kandi zishye neza, kwa ko uburyo tugiye kuzitekamo biraza kuzifasha kugira ngo zishye vuba neza. Noneho wamara kuzishyiramo zose gutya, kubera ko twashyizeho n'aka gafarini ntabwo zifatamo hasi, ndetse ko n'ubundi inyama zitakunze gufata hasi, bibe byakugora kuzivanga, ariko nyine aka gafarini nako kabigiramo uruhare, zigatekwa neza cyane kandi zigashya neza. Noneho ugateka ku muriro ujya kuba mwinshi, ntuteke ku muriro mwinshi cyane kandi ntuteke no ku kariro gake cyane. Noneho warangiza ugahita ufata akamamiro, noneho warangiza nyine ukagenda uzihindura muri ubu buryo, ugenda uzihindura, zigenda zihindura ibara, ubona nyine zigenda zishya. Noneho zamara gushya, warangiza iyo zimaze gushya uzikura muri aya mavuta. Iyo ari za nyama ubona ari za nyama zitinda gushya, ni byiza ko wenda ubanza ukazimarina, noneho ukaza kuziteka hashize akanya, ukazimarina mu munyu kuriya no mu ka black pepper cyangwa se no mu tundi turungo, ukazimaza nk'amasaha 2. Ariko izi zanjye nari mbizi ko zishya vuba, ntabwo byangora, nahise nziteka gutya. Noneho ukagenda uziteka gutya kugeza igihe zihiriye. Urabibona ko ahangaha zigaragara ko zahiye. Noneho warangiza ugahita uzikura mu mavuta uku nguku, ukazishyira ahantu mu kandi gasorori. Noneho warangiza ugakomeza ugateka n'ibindi. Ahangaha mbibutse mujye mukoresha nimuziteka gutya, mujye muziha umubyimba mutoya kugira ngo zize gushya neza, nizishye inyuma gusa, no imbere zize gushya neza. Noneho warangiza muri aya mavuta ugahita ushyiramo ibitunguru. Ngaho ibitunguru uba wabikase wabiteguye, noneho wangiza ugahita ushyiramo ibitunguru gutya ukabivanga, nabyo ukabireka bigasa n'ibijya guhindura ibara. Noneho warangiza ahangaha uba ufite udutungurusumu warabye, ushobora ahangaha no gushyiramo n'agatangawize nako warabye. Kuri no etape ugashyiramo tungurusumu na tangawize nk'uko nguko mbigenje. Noneho warangiza ugakomeza ukavanga kugeza nyine ibintu bitunguru byawe bisa n'ibigiye gushya. Ahangaha wirinda guteka ku muriro mwinshi nk'abandi twari turi gutekeraho dutetse inyama, kuko nyine ari imboga ari ibitunguru, urapfundikira haba harimo umwuka mwinshi. Warangiza noneho ugapfundura ibitunguru byawe biba bisa n'ibyahiye. Noneho warangiza ugahita ushyiramo inyanya. Inyanya ushobora kuzishyiramo gutya zikase, cyangwa se ukazihapa, cyangwa se ukazisya muri blender. Muri kubona njyewe nazikase byonyine kuko ndabizi ko ziri bushye neza,
ntabwo ari ngombwa kuzisya cyangwa kuzihata. So none ahangaha rero naho ugateka ugahita ushyiramo na sauce tomate. Inyama murabizi rwose agasosi k'inyama katarimo sauce tomate ntabwo kaba kameze neza, ugomba kwibuka gushyiramo agasosi tomate ahangaha, ukavanga inyanya zawe nazo zikaza gushya, zikaza kumera neza. Uravanga gushya kandi wibuke guteka ku muriro uringaniye, atari umuriro mwinshi. Noneho wamara kuvanga neza gushya ugakomeza ugateka ugashyiramo n'ibindi, cyangwa se ugateka n'ibindi. Noneho ahangaha dufite akawayini, urabona ni agace k'akarahure, ntabwo ari nyinshi. Noneho muri izi nyama rero iyo washyizemo akawayini gushya, ushyiramo akawayini uku nguku, noneho warangiza ugahita ugomeza ugateka. Muri kubona uko wayini igenda ibira niko alcohol ishiramo kuri ebulisiyo, ikagenda igahinduka 0. Vuga ngo iyo watekesheje wayini ibiryo ugomba kubiteka nyine ukabireka bikabira, kugira ngo ya wayini ya alcohol iri muri wayini ize kuyevapora. Icyo tuba tugira ngo ni ukugira ngo wayini yongere uburyohe mu biryo, nta kindi tuba dukeneye, kubera ko alcohol yo iba yashizemo bitewe n'uko ibiryo biba byagiye bibira. Ikindi mujye mukoresha za wayini nyine ziba zaragenewe gutekeshwa, cooking wine. Aya ni amazi nshyizemo, ni amazi yabize kandi amazi ashyushye niyo nshyizemo. Noneho arangiza nkakomeza nkavanga, nkakora isosi. Kubona isosi ntabwo ari nyinshi, ni isosi nkeya. Noneho ukavanga bikabira, bisa n'ibitangiye kubira. Uba ufite izindi mboga ushatse ushyiramo izindi mboga, karoti, poivro, hari abashyiramo amacourgette, hari abashyiramo ibirayi, hari abashyiramo ibijumba, abashyiramo ibitoki. Ahangaha ushobora gushyiramo ibyo ushaka by'imboga muri ibyo ngibyo mvuze. Ahangaha rero ngewe ibintu ngiye gushyiramo, ngiye gufata karoti naronze neza, nazikase neza, noneho mpite nzishyira muri ino sosi. Iyi sosi nyine urateka ku muriro mukeya kugira ngo idaza guhita ikama, kuko murabona ko ari gakeya, ntabwo nakoresheje isosi nyinshi. Noneho warangiza ugafata za mboga zawe, zishobora kuba ari karoti, ari poivro, ushobora gushyiramo ibirayi, ushobora gushyiramo ibijumba, ibitoki, courgette, amabrokoli cyangwa amashufurere. Ngenda ashyiramo karoti, nshyiremo na poivro, zino poivro z'amabara nshyizemo umutuku, noneho ninuze na poivro y'icyatsi. Noneho mvange, urabona isosi ukuntu ingana. Ikintu hano ndi bukore, hano urabanza ukumva ko umunyu ukoze, noneho ukaba washyiramo uwundi munyu, cyangwa se ukaba washyiramo n'ibindi birungo ushaka nka turmeric, paprika, cumin powder na za thyme. Ahangaha muribuka za nyama twari twashyize ku ruhande, za nyama rero nizo tugiye kugarura tugashyiramo ahangaha muri ino sosi. Noneho twarangiza tukazicanira. Ahangaha urazicanira iminota ijya kuba myinshi pe. Ikindi kwa ko uba uzicanira kugira ngo zize ino sosi ize kwinjiramo neza, uze kumva ko ibiryo byawe nyine ari ibiryo bifite isosi y'inyama. Uracanira ku muriro uringaniye, noneho urangiza upfundikire kugeza igihe karoti ziri buze guhira, kuko karoti nizo zisa nyuma, intuza zo inyama zo ziba zahiye. Muri kubona ukuntu ibiryo byacu bimeze. Isosi yendaga gusa n'ikama, kubera ko nyine hano tuba twatetse igihe kinini kugira ngo zino karoti zishye n'iyi sosi nyine, n'izi nyama za absorbinge isosi. Hanyuma muri kubona ukuntu ibiryo byacu bisa, muri kubona ukuntu ibiryo byacu bimeze neza. Hano rwose gutekesha wine ni ukugira ngo ibiryo bigire umuhumuro urenze kandi bigire uburyohe burushijeho, kuko alcohol yo iba yavuyemo, iba yarangiye, iba yageze kuri 0. Murabona ibiryo byacu ukuntu bisa neza. Rero ni ibiryo biryoshye, ni ibiryo nawe wategura mu rugo, bidasaba ibirungo byinshi, nubwo bitwara umwanya munini cyane. Mwakoze kubana nanjye kandi ndizera ko mwakunze ino video. Tuzasubira ubutaha. Mukore subscribe, mukande like, mukore share, musangize n'abandi ino video. Murakoze cyane, tuzasubira ubutaha. Bye bye.